Sheri uyu munsi rero usanzwe kuko nifuje ko tuganira dutembereza mu mirimo myiza wishimye. Uyu munsi mfite byinshi bidasanzwe. Akose nk'umuntu azizera nde koko? Uriya nawe ngo turakundana. Abatesha mutwe baba kweli. Ubu ndikwibaza n'ikintu nagiye gukora hariya nkakibura. Ariko se wowe ko wagiye useka nambonye ejo wabyimbye bimeze bite? Sha ntabwo wamenye ibyambayeho byihorere. Ntumbwire. Urimo uraseka? Byabigendekeye gute se sheri? Nyangirwa muhungu dukundana. Nako twitwa ngo turakundana. Kagira inkuru. Tambira ko nawe rero byanze. Urambwira byabigendekeye gute? Ngiye kakawa ubuzima bwacu. Nakumara kakawa kunze kugakunda. Nagakunda cyane. Nakamuye kuva kera cyane nanjye. Nanjye kuva kera kugeza no mfite imyaka 20 kafe nta kintu baye ni nziza ndayikunda urakanywa kuva kumbo. Thank you. Turagushimiye. Thank you. Rero muvandimwe burya ngabagabo bagasanga baganira ku kinyobwa. Abandi bavuga ku nzoga twebwe ni kwikawa. Sibyo se? N'abasiri. Uzi ko mfite umwana yagiye kwiga hanze. Yarize yararangije yaraminuje aranakora afite n'akazi keza. Nta cyabuze mbese ariko hari cyabura. Icyabura nicyo naje gushaka iwabo. Narebe umusaza bose bishuti nzi. Nabandi hari umusaza nzi Papa Soni. Afite n'umukobwa witwa Soni. Yuje indagaciro nyarwanda. Ndavuga nti ndize ndabisengera nabandi kamugende. Twitora guhamagaye tuzaye tuhaganira hano muvandimwe. Basuraje ijambo nyamukuru bimbabaje ndashinganira. Umva muvandimwe kuva kera hose uziko twabanye kenshi twabanye neza tugakundana nukuri jewe ntacyo wamburana kereka ari cyo nafite. Urakoze muvandimwe dishimye ndanezerewe. Narizi ko Imana isubiza narambisengeye none njyanye ijambo ryiza. Imana itanyura ibisubizo ntugire ikibazo. Ndagushimiye. Icyo kibazo cyakemutse. Korambani Muhe twakundanye kuva kera no kuri ndishimye cyane. ndishimye cyane aho. Mbega Imana niziza disi. Umukobwa yaje burya najyaga mureba umutumiye ku iduka kamure mukunda agenda
yaca ku musaza ati muraho papa muraho sogoku. muhe uzi ko inshuti yanjye pe kuva kera hose jewe nta kintu wamburana kereka ari ikintu nafite nokuri igisumizo wakibonye icyo nicyo jambo nari nkeneye none ndabibonye Imana uhabwe icyubahiro ndagushimira kandi nicyo kintu ngukundira. koresha Ngiye urabona guhamagara Jay mubwire bashaka ukuntu bahura n'akantu azajya ajya kunywa nzajya nkamugura ariko ndamurangira uko ndaza kumubwira ukuntu nashaka ajye kwigira umukozi we ajya amufungurira urugi amuhanagurira inkweto ariko amuneke Umudiaspora ari byo. none wawineranye Ngiye kujya njya mu ndege umva ntutega moto. iyo nama ndi kukugira niyo wowe ahubwo uhamagara wa mutipe umuhe icyo kiraga. Daddy ntiyazana umuntu azaza ufasha gukora imirimo. Ese ubundi mama yagiye hehe? Iki kibazo sinakibaza papa? Daddy? Yes, my daughter. Come here. This world is not our home. I am just a passing through. Praise. Warumbe. Makuru yawe. My treasure are deep, somewhere beyond the blue. They are bwindi mbuzimana nzeza mwana we. Ese ko arakaye. Hari ikibazo nshaka kukubaza. Ndabaza. Daddy mama yagiye. This world is not our home. I am just a passing through. Treasure deep, come well beyond the blue. The angels call me when heaven's open door. Can't feel at home in this world anymore. Sikeza. Kari mukeza nakimana. Voilà, warusiko umtsinzi kuri nyina. Waribyaye papa. Reka mwemeze. You are here, moving in me. I worship you. I worship you. Uririmba neza cyane. Ni byiza. Indirimbo z'Imana ni nziza. Papa hari ikibazo nshaka kubaza. Ngambaza. Mama yagiye. Ako se mwana we uzi yuko amakuru yawe ntabwo yaza. Daddy yagiye. Yagiye. Mwana we umva mubwire. Ese ubundi iki gitabo urakizi? Kino gitabo urakizi? Iki gitabo kigizwe n'ibitabo 66.
runo ruhande ni uruhande bita New Testament wibabara mwana wanjye runo ruhande barwita Old Testament ano gutya ni ibitabo bimwe Matayo Mariko Luka na Yohana ibindi bitabo byose biri muri Old Testament mwana sinshaka kubabaza sibyo kugira ishingiro mu manci umva ngubwire ese ubundi ko wize buretse mubaza mbwira inkingo eshanu za covid ushaka gusubiza hari urwa mbere hari urwa kabiri hari urwa gatatu hari urwa kane hari n'urwa gatanu ushaka amazina yacu ndagufasha nzi eshatu hari Moderna hari Sinopharm hari na Pfizer hari na asigaye izindi ebyiri AstraZeneca mwana wajewe nimandaga kubaza kandi ziko wize n'imibare ziko wize n'imibare zikubwire ututangira urazivuga nyine nanjye narize nawe warize uzikubwira hanyuma unsubize ariko ubundi niwize n'imibare ntabwo wari uzi ko mbizi niyo mpamvu uyisubiza none se niwize n'imibare mbwira imibare iri hagati ya rimwe na kabiri imibare yose ya rimwe na kabiri hagati ya rimwe na kabiri warabyize muri ekartipe siko mwana wa ndagukunda cyane ariko ntabwo nishimye ngo turi guseka simba nshaka kubabara ku mutima siko ntacyo tubuze byose birahari hari ikintu wigeze ungurana dadi wanyishyuriye amashuri none muri kaminuza umenyera buri kimwe ibintu byose ngenda urabikora ariko dadi mwana wa wibabara genda unzanira agakawa tube tunywa sibyo mwana wa genda unzanira agakawa ubu uri kumbabaza iyo utambwira aho mama ari nakubwiye amakuru y'abagore ntayo bashobora genda iyi diri yanjye iranze gute se ndi umunyacyangwa umuntu yarinda anyita biliyonera nta bwenge mfite bwo gushaka amafaranga uyu ni umukunzi wanjye ndabyemera ndamukubita diri y'ukuntu twakora amafaranga akakomeza yihaza i Nyanza ubu kuko ndabigenza gute kandi baravuze ngo kugira umenye ko umunyacyangwa yapfuye ngo ni uko ufata ibiciro ukabikomanganya ngo iyo ubonye atinyeganyije cyangwa ugafata inoti ngo ukayimuhumuriza ukabona ntiyinyeganyije ngo ubwo aba yagiye njyewe aya madolari y'umudiaspora ntabwo yancika uyu mukobwa ndamuha diri ku buryo ayemera aya mafaranga tukayabika kuko nshaka kumugurira vira akunda Range Rover akunda n'imodoka nziza akunda ubuzima muri class kandi akunda no gutembera Dubai niho tutarajya Shanghai tuvuyeyo ariko tugomba no kureba ahandi tujya na Qatar tukajya za Doha naho akahatembera akahishimira atumye n'inkoko yanjye nari ngiye kwigurira ntayirya nta munyacyangwa ubwo wananiwe n'ifaranga uwo ntaba ari Umunyarusizi wese arangwa n'agafaranga yaguye agwa byuka ashaka kanoti wa Mudiaspora urayaba tugomba kuyagabura aya mafaranga nta handi agomba kujya iby'inkundo ndabifungiranye mu kabati ubu icyo nsize imbere ni idolari siko umwana wanjye yakuze asiga afite ibitekerezo n'iby'abantu bakuze kumbaza nyina yewe aribeshya nzamuhisha nta nubwo nzamubwiza ukuri Daddy, enjoy. thank you my daughter Daddy, njyewe ntabwo ndi bunywe ikawa ndanywa shokora. ni uburenganzira bwawe
gikombe nawe watuje cyane bimeze gute Gamba byo ntekereza iby'akazi. cheers iyo kawe mvuga Iraryoshye cyane. ntabwo yarushije kurangira Ashoboye ko ari abana. Oya, yene kundira ikawa. Niyo yabakuze. Reka ibyo ni iby'abana reka. injira Hello. Oh, Sweetie, umeze ute? Kutavuga se? Ntabwo yishimiye? Wow. Sweetie, nari ngukumbuye sana. Ngahaguruka umube. Sweetie, turite. icazwa Uranyirukana. Ntabwo ari umumbuye. na nisa ntabwo ndiyumvisha ikintu gitumye Jana gukora iki. Okay. Wenda mbere na mbere mbabare kuba mbashe kuza hano nkaza hano ntabanje kubwira. Wenda ibyo ni ikosa biragaragara nabi n'imbere yawe n'inshuti zawe ariko mbabarira pe. Mbabarira kuba nje hano nakumenyesheje. I'm sorry. Niki kikuzanye subundi imbere ya byose? Icyambere kinzanye hano no kugira ngo nyumve. Kandi umbabarire mu mwanya unega amatwi. Iyo mpamagara kuri telefone ntabwo nari kukumva utiriwe uza hano ku stress. Telefone rega ntago ngo suzi ya indi nkoresha nini barimo barikoresha mu kazi bafite inama kuri. Iyo mpamagara kuri iyo ngiyo. No, nta mpamvu kugwama kandi ari hafi ngomba kuza kugeraho sheri. Ntabwo ibyo ngibyo byari ngombwa. Wambabarire ukama mu mwanya koko. Mbwira ikikugenza ubundi utahe. Ndashaka umwanya wawe. Ndashaka kunyumva nkakubwira ibyo nshaka bindemereye ku mutima. Ari byo nshaka kubwira. Ni igiki ushaka kumbwira ntazi? Cyangwa ni igiki utari kumbwira kuri telefone ngo nyumve utiriwe uza hano? Ako turi kumwe bebe. Uziko uyu munsi uko biri. Ejo siko bizaba. Ese abasore mwabaye muti abasore bikigiye. Ako mwagiye mwana umuntu amahoro. Wahetse kumura amakosa y'abanditsi. Kubona abandi ariko bameze bivuze ko nanjye ariko meze. Nkotanye ndasobanutse man. Bebe nyumva ariko. Sibyo? Nongere kunyita bebe wawe. Okay, mukunzi. Sibyo sheri? Se uri gipfa amatwi. Ntago wumva. Wanyumvise ndumva rega. Agasore kadafite amafaranga. Agasore kadafite inzi Kigali. Gute bundi unyita bebe wawe. Ibi ngibi bagwereza nibyo bizajya bituma Of course. Nuko kuneza. Wowe wampaye. Mva nakubwiye musore. Nakubwiye. Mbwira ikikuzanye ubundi utahe. Turumvikana? Okay. Genda saba ko twajyana ahantu ku mazi tukaganira turi kumwe tukaba turya nako kantu kagafi agasalade. Siriya kusetse bikagenda neza. Ngo tujyana he? Hano ku mazi harameze neza. Yes. Ubwo bushobozi se wabukuye none umusore? Rega bigenda biza gake gake. Wishe umuzungu ariko. Oya, niko bihora buriya nabanje kukureka kugira ngo nanjye ndebe ariko buriya birimo biragenda biza gake gake. Ubusore asa n'umuntu uri gutunga amafaranga. Yes boss. Nari ngiye kureba umuntu gatoya ari ibintu yagombaga kumereza bijyanye na document z'abari abakozi. Ariko ndarara mbyujuje nta kibazo n'imishahara turayikoraho birara bigenze neza. Sante nta kibazo kabisa imishahara ndarara nyujuje. Asotse ugataha. Akakara ko ari hano. Mani ishimwe mushuti wawe araje. Abana shimwe mushuti wawe. We utazanankoraho. Utazanibeshya nta soni. Bakubwiye ko nyansuzanya n'abantu bameze nkawe. Ubundi waje gukora icyanga. Sister mubwire. Usigaye umuhereza kari mu nzu yanjye.
utanabimbwira umva numvisha umuntu ukomangana banginjira ijya kubona mbona ni kano kagore niko aje gukora iki hano narinje kureba sheri kugira ngo narinje kureba ziba nani soni waje kureba sheri kuki se umuzaniye kaje kitwaje ubuguru de niko kuki umuzaniye n'uburi neza uraza rero urakomanga nta n'isoni nawe urangije nakugasuzugura nari net ukazijugunya n'imbere y'abashuti bawe muhaga nari net nambaye ukazijugunya muhaga nabi ndakurahiye ubu nshobora kuguterura ukumva nuko nkakujugunya hanze ariko se ubundi bakajugunya hanze oya pe uyu muhungu aguhiki bakajugunya hanze ni iki cye uzi uko ubizi ni iki cye ajya mpa wowe hari na biscuit ijana wagurira umuntu we ese no kugurirwa biscuit ziba aho ngaho nta n'isoni ako dusore tw'ikigihe mwigize gute urifashe uraje ngiye kureba sheri gashirira amenyo se bagasohoye hanze haguruka aho ngaho ko ngiye kanze kunyuma haguruka aho ngaho cyanza n'umwuko ngukubite mu mutwe basi nayo mfite ibyo vira mu ntebe udasigura no kuzinutsa ubwo parfait bwa bibiri uba wabuze ese iyo bari kuvuga usohoke ntago wumva batangende gaterura kajugunya hanze iyo bari kuvuga usohoke utahe ntago uba wumva mwanyumvise se udusoni ubwo mwanyumvise sheri ta we nawe nese iyo ngira kuri phone byanshaka kumbwira ntabwo nari kubyumva baraka kubwira ngo nkiyame abakobwa banyirukane mu nzu kuzanira imbobo mu nzu subundi ko mbona katari gusohoka ngo ataye gategereje iki bizahinduka ariko norumene na marinette sheri genda rekana n'iriya mbobo nawe nta mukuru amatwi wumve ese mureba seriya mbwa yagiye kareka kuntuki kobwa we nkiyame n'undi munsi siwe ntabwo nari nakubwiye ko yaje anyituraho ntabwo nari nzi ko kari ngaho se nta n'isoni ngo karanzamuraho amagambo ubu urimo uranzamuraho ijwi uri kubwira umva nkubwire kano kababo kawe kazongera ugaruka muri iyi nzu uzajyana nako kariya kantu wabona wakerekana ariko nikireka kundikira umusheri nubwo tumusohoye nabi ni umusheri wanjye byibuke kandi ndamukunda reka nawe mba ngira ngo yisubiraho ndebe uko yajya anyatsa nkawe akure telefoni nziza nk'iyawe akire imisatsi myiza nk'iyawe akumute wajya ugira ubwenge koko igihe nakubwira ngo uhuze n'abantu bafite amafaranga ntabwo uba ureba koko ariko akantu kaza kambaye ibintu byacuye sinzi ibiki kitwaza ubugurude ni nuhe musore w'iki gihugu kitwaza amagurude ariko ndamukunda urabizi ego ko rukundo kunda simbujije ariko sinzongeye kumubona mu ntebe zanjye okay kwanza n'iriya parufe ugenda uyiteremo hano hari no kunuka ntabwo kongera kuza ariko ma nubwo sheri wanjye musohoye nabi biramubaje pe ariko si ubundi agasore katangurira amavuta meza kangira imisatsi myiza ngo iphone nziza nk'abandi undi ni gasore nyabaki ariko se nanone wamuhamagara nkamusaba imbabazi nibe nta stress undi